mbahaye ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe impamvu ukwiriye gutangira umushinga ubworozi bw'inkoko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ni impamvu abashakashatsi benshi bahurizaho n'abahanga ndetse n'abandi bantu benshi bakora ibi bintu byabashije kuba byagira abakire ku rwego rudasanzwe. Reka turebere hamwe izi mpamvu bagerageza gutanga ndetse nawe hari ibintu byinshi wazigiraho. Yes, nitwa Mr. Sam mbahaye ikaze. Niba utarakora subscribe no kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo wakora subscribe ugakanda like. Mbahaye ikaze. How to start a poultry farming in 2025. Ni gute watangira umushinga ubworozi bw'inkoko muri uyu mwaka wa 2025? Kuki ukwiriye kubutangira? Ese ujya ubona uburyo inyama zahenze? Ujya ubona uburyo amagi yahenze? Kandi mu by'ukuri abantu bakeneye ibyo bintu baba bahari ku bwinshi. Iri ni isomo ryiza cyane ukwiye gusangiza n'indi nshuti yawe ikunda aya masomo ndetse ikunda n'ibiganiro dukora. Inyama zarahenze. Iyo inyama z'inka zihenze, abantu benshi bakunda kurya inyama zo ku yandi matungo nk'inkoko, inkwavu, ingurube ku bantu batari abayisilamu, ugasanga n'andi matungo menshi ari kuribwa ku rwego rudasanzwe. Ese aho ngaho iwanyu igi rigura angahe? Amagi nayo yarahenze. Uko ibi bintu bihenda ni nako abantu babikora nabo babasha kuba bagira amafaranga. Niba ubona igi riri kugura amafaranga 200, 300, 150 bitewe n'ahantu utuye, ukaba ubona ikiro cy'inyama kiri kugura 5,000, bivuze ko abantu batazajya bagura inyama, abenshi bazajya baza kwigurira ibintu bikomoka ku yandi matungo nk'inkoko, inkwavu n'ibindi. Bivuze ko nawe niba utangiye uyu mushinga uzabona isoko ry'abantu bazajya bagura ibyo bintu, kuko udashoboye kugura inyama z'inka azajya yigurira nk'inkoko cyangwa iyandi matungo atari inka. Izi ni zimwe mu mpamvu nawe ukwiriye kuba watangira uyu mushinga ubworozi bw'inkoko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Start poultry farming is relatively easy for beginners. Biba byoroshye ku bantu b'abatangizi kuba watangira uyu mushinga kandi bikagenda neza cyane. Icyambere uba ugomba kumanza kugira ubumenyi bwa ngombwa kugira ngo utangire uyu mushinga, kuko tumaze kubona ko ikintu kijyanye n'amasoko ari ikintu kiri kuboneka bitewe n'uko ibintu byinshi byahenze. Nk'amagi afite amafaranga menshi cyane. Amagi ku isoko arakenewe ku rwego rudasanzwe. Inyama zarahenze, bivuze ko ku masoko n'inyama y'inkoko iba ikenewe ku rwego rudasanzwe. Niba umusaruro ufite isoko rero, ikibazo ni ukubona uwo musaruro. Ari niyo mpamvu natwe tubaha ubumenyi bugamije kuba mwatangira ibi bintu kandi mukabikora neza kinyamwuga. Shakisha ubumenyi bwa ngombwa, usure aborozi batangiye gukora ibi bintu, ukurikire amasomo nk'aya ngaya, bityo ubanze ugire ubumenyi mbere y'uko utangira iyi business. Ku mwanya wa kabiri, shaka ahantu heza uzakorera uyu mushinga, ahantu hashobora kuba hakwegera umugi cyangwa se ahantu ubona haboneka amasoko ajyanye n'umusaruro ushingiye ku bworozi bw'inkoko. Ubundi utangire wubake inzu uzororeramo inkoko zawe. Ushobora kubaka inzu uzororeramo, inzu nini cyane y'igikari kinini, cyangwa se ukubaka zikajya ziba mu nzu zidasohoka. Ibyo biterwa n'amahitamo yawe cyangwa se n'ingano y'ubutaka ufite uzororeraho uyu mushinga wawe. Icya kane, ukagura ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire uyu mushinga. Harimo nk'ibyo inkoko zinyweramo, ibyo ziriramo, ukagura imiti. Ubundi ugatangira umushinga wawe, ukabanza kumenya niba ugiye korora inkoko zitanga amagi, niba ari inkoko zitanga inyama, niba ari n'inkoko zitanga byose. Ibi byose bizaterwa n'amasoko uri gutagetinga cyangwa se n'amasoko ubona ahantu ugiye kororera. Niba ugiye kororera ahantu ubona hari amagi agurika cyane, uzorora inkoko zitera amagi. Niba uwororera ahantu ubona inyama zigurika, inkoko zigurika, uzorora inkoko zitanga inyama cyangwa se worore inkoko zitanga byose.
ubwoko bw'inkoko zitanga amagi ni bwinshi cyane, n'ubwoko bw'inkoko zitanga inyama nyinshi nabwo burahari, n'ubwoko bw'inkoko zitanga byose nabwo burahari. Ayo moko yose yatugenda tuyigira hamwe mu bindi biganiro biri imbere. Hanyuma numara guhitamo ubwoko bw'ikintu uzorora bitewe n'umusaruro uzashyira ku masoko uzahitamo. Niba ugiye korora iz'amagi ubwo uzahita niba ugiye korora iz'inyama nabwo uhite utangira, nyuma yo kumenya icyo uzashyira ku isoko. Hanyuma inkoko zawe rero si ngombwa ko uhera ku nkoko nyinshi cyane, ushobora gutangirira ku nkoko nkeya ukagenda ugira experience, ubona buryo ibintu bikorwa, bityo nawe ukazajya ugenda uzamuka gake gake ugira experience muri ibi bintu, bityo nawe ukajya ubikora kinyamwuga nk'abandi bose. Uburyo ugomba kugura ibiryo byujuje ubuziranenge, ayo masomo twarayize cyane hano kuri Mukire TV. Ibiganiro nabyo wabireba bikagufasha kurushaho gukomeza gusobanukirwa. Hanyuma ugatangira kugaburira inkoko zawe umunsi ku wundi, ugakora amasuku ahagije. Hanyuma ukajya ukora amasuku ahagije, bityo ukarya ushaka n'abaveterineri cyangwa se n'abandi bantu basobanukiwe ibi bintu bakajya bagenzura inkoko zawe mu gihe utabifiteho ubundi bumenyi bwihariye, ukirinda ko inkoko zawe zarwaragurika. By'umwihariko ugakurikira video zimwe twashyize hano kuri iyi channel zigaragaza ibimenyetso byakwereka ko inkoko zawe zirwaye cyangwa se zitarwaye. Amasomo nk'aya ngaya yagufasha kugira ngo nawe umushinga wawe uzagende neza. Bityo niyo mpamvu ukwiriye kuba warakoze subscribe niba ushaka gutangira uyu mushinga, cyangwa se waranabitangiye cyangwa uri gupanga kuzabitangira. Ni ngombwa kujya ukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi kuko ugenda urushaho kwigiramo ubundi bimenyi wajya wifashisha ako kanya bikakubyarira umusaruro. Ubundi iyo umusaruro utangiye kuboneka ushaka amasoko. Amasoko twamaze kubona ko ari kuboneka bitewe n'uko inyama zahenze, bivuze ko umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi cyangwa se ku bworozi bw'inkoko nawe ku masoko urakenewe cyane. Nawe ujya ubona uburyo amagi aba akenewe, ukabona uburyo inyama zahenze, ukavuga uti n'inyama z'inkoko zigomba kuba zifite amafaranga muri iyi minsi. Niyo mpamvu nawe ukwiriye kuba wavuga uti reka ntangire nanjye nkeri aho abandi bageze, nanjye niteze imbere nk'abandi bose. Ni amasomo y'ingenzi yagufasha ukanguka. Ubundi zimwe mu mbogamizi abantu benshi bakunze kugira muri ibi bintu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko, nazo tugenda tuzirebera hamwe hano kuri Mukire TV. Turebe ese ni kuki abantu benshi batinya gutangira ibi bintu, kuki abantu benshi bavuga ko ibi bintu bitakigezweho, cyangwa se kuki abantu badakunda ibi bintu. Hari ukuntu usanga abantu bamwe bavuga ati ibi bintu ni iby'abantu bo mu cyaro, ni iby'abantu b'abaturage, ariko ibintu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko ni ibintu byiza cyane, n'abantu bo mu mujyi benshi barabikora. Hano muri Kigali abantu benshi barabikora. Ni ibintu bitagombera kuba wavuga ngo ni ibintu by'abaturage, kuko ni ibintu bibyara amafaranga, kandi ntabwo wavuga ngo utuye mu mujyi ku buryo utabikora. Iyo ufite ubushake bwo kuba wabikora kandi bikagenda neza cyane. Ndabashimiye, njye nitwa Mr Sam. Uduhe igitekerezo cyawe muri comment. Ariko iyo video ivuga ku mbogamizi zituma abantu benshi batabikora cyangwa se batabyumvamo, nayo tuzayikora. Niba wumva uyitegereje, kwandikire muri comment utubwire uti iyo video kabisa urayikeneye, ubundi nayo tutangire tuyibategurire neza cyane.